Muraho neza bavandimwe, murakaza neza ku mahoro mu muryango, nizere ko mumeze neza aho muri hose. Uyu munsi tugiye gusubiza ikibazo gikomeye cyane, abantu benshi bibaza kuki amahoro ari ingenzi mu rugo. Urugo rufite amahoro rugira ikintu kirenze iki, cyangwa se urugo rufite amahoro ni iki rugira mu by'ukuri, urugo rudafite amahoro ruba rufite. Reka tubiganireho mu magambo makeya kugira ngo ubashe gusobanukirwa byimbitse. Amahoro atuma urugo ruba ahantu ho kuruhuka cyangwa se ahantu h'umutekano. Iyo amahoro ahari abana bumva batekanye, umugabo n'umugore baganira batikanga cyangwa se nta mpungenge bafite. Urugo ruba ahantu ho kuruhukira, si ahantu h'intonganya cyangwa se h'amatiku. Iyo amahoro ahari urugo ruhinduka ahantu iyo amahoro adahari urugo ruhinduka ahantu h'intonganya n'agahinda kenshi cyane. Abana bakurira mu rugo rurimo amahoro bagira icyizere. Abana bakuriye ahantu hari amahoro bagira icyizere, biga nyine bakura bakundana cyangwa se bakunda abandi, bagakura bafite indangagaciro nziza. Ngira ngo nawe urabyumva ko rwose urugo rufite amahoro aba ari ibintu byiza. Ariko iyo amahoro adahari abana bakura mu ntonganya, bagira ubwoba, umujinya, agahinda. Mbese ni ibintu tuzagenda tureba uko iminsi izagenda iza. Niba kuko ukurikira iyi channel ukaba uri umuntu wahisemo kujya wumva ibiganiro binyura kuri uyu muyoboro, uzagenda usobanukirwa neza uburyo ibi bintu bikora. Ese bigenda bite mu muntu w'umugabo cyangwa se w'umugore cyangwa se umwana, umuntu w'umusore umurebe nyine ubone afite ikibazo atari guterwa n'undi muntu uwo ari we wese, ahubwo ukabona afite ikibazo yakuranye. Reka dukomeze, tuzagira igihe cyabyo, ariko umenye ko burya urugo rutarimo amahoro usanga abana ari bo ba mbere babigendeyemo, baba victime, kandi mu by'ukuri ubwo umuryango w'ahazaza uba urimo uragenda wangirika. Ibibazo ntibibura mu rugo, ariko amahoro ibibazo ntibibura mu rugo, namwe mwese murabizi. Ariko iyo mu mahoro ikibazo icyo ari cyo cyose kiganirwaho, ugashaka ukuntu mubikemura neza. Ariko iyo nta mahoro ahari cyangwa se iyo nta mahoro ari muri urwo rugo, n'ikibazo gitoya gihita gihinduka ikintu kinini cyane. Ugasanga rero ni ibintu biba bimeze nabi. Amahoro atuma ikibazo gikomeye gishobora gukemuka. Ngira ngo ibyo byo ni ibintu twese tuzi. Icy'ingenzi ni iki rero? Amahoro si ukutagira ibibazo, ahubwo ni uburyo tubyitwaramo. Urugo rufite amahoro rurakomera, rugakura kandi rugatanga umusaruro mwiza ku muryango wose. Niba wifuza amahoro mu rugo rwawe, tangira uyu munsi mu magambo uvuga, mu myitwarire yawe no mu byo uhitamo, kugira ngo utangire nyine ubihindure kugira ngo amahoro azaze. Niba iyi video igufashije, kanda subscribe, usangize undi muntu umwe cyangwa se benshi, ntacyo bitwaye. Amahoro mu muryango, twubaka amahoro atangirira mu rugo. Murakoze cyane.